hari ikintu cyitwa gutinya cyangwa se kugira ubwoba. Kimwe mu bintu gishobora kwigaragaza mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abantu bamwe usanga kumva ngo ntabwo akunda kuvugira mu ruhame, cyangwa se atinya kuvugira mu ruhame, kuvugira imbere y'abantu, cyangwa se atinya kuvuga ikibazo yari afite. Ukabona umuntu hari ahantu atinya kujya cyangwa se kuba yanyura. Ukabona umuntu urugero ntabwo ashobora kugendera muri esanseri. Ukabona umuntu arwaye akantu gato ariko atekereza yuko arwaye indwara ikomeye nka kanseri kandi ari akantu gato yabonye. Hari ibintu byinshi ikintu cyitwa gutinya cyangwa se ubwo bishobora kwigaragarizamo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubwo buryo ubwoba bushobora kwigaragaza, ndetse tunarebe uburyo ushobora kurwanya ubwo bwoba, cyangwa se nibura uburyo ushobora kwirinda yuko ubwo bwoba butegekera ubuzima cyangwa se butegeka ukubayeho. Nuko nibyo tuvuga, ntiwibagirwe gusiga subscribe. Ukoze subscribe ukanda like, share na comment. Kuko ibyo byose bidufasha kugira ngo abantu bashobora kubona ino content bandi bashobore kubasha kuyibona. Njye nitwa Gami the psychologist. Reka dutangire. Nkuko nari maze kubivuga, hari amoko menshi niko navuga y'ubwoba, cyangwa se uburyo bwinshi ubwoba bushobora kwigaragariza. Ubwoba buri common cyangwa se bukunze kugaragara cyane ku bantu benshi ni ubwoba bujyanye no gutinya, ubwoba buri social cyangwa se gutinya abantu, cyangwa se gutinya ibintu abantu batekereza. Urugero, ushobora kuvuga uti umuntu ntabwo akunda kuvugira imbere y'abantu, ariko wamugeze imbere ngo wagerageze kuvuga ukabona aravuze nta kibazo agize. Icyo gihe ushobora kuvuga yuko nta kibazo, ntabwo nyine ababikunda. Ariko hari undi muntu noneho igihe agiye nko kuvugira imbere y'abantu usanga afite ubwoba bwinshi, ari gutitira, afite ibyuya, kuvuga biri kumunanira, nk'ibyo ngibyo. Ukuvuga ngo ni ubwoba burimo buramutera kubikora. Ariko ntabwo ari gutyo bushobora kwigaragariza gusa, kuko umuntu ashobora kugira n'ubwoba bujyanye no gutinya uko abantu bari buze gutekereza. N'urugero, niba wenda arimo aragenda mu nzira ahantu hari abantu benshi, ugasanga arimo aribaza niba abantu barimo baramureba, cyangwa se batarimo baramujudginga, batarimo baramuseka. Niba agiye nko kurira muri resitora, ugasanga arimo aribaza niba batari buze kureba uburyo arimo ararya bigatuma bamuseka. Kuvuga ngo ubwoba buri social ahanini haba harimo ikintu kijyanye no gutinya uko abantu bari buze kukubona, cyangwa se bari buze kugutekereza. Gusa bikunze no kugaragara ahanini mu bijyanye no gufata risks. Ugasanga urimo uratinya gutangira igikorwa runaka, projet runaka, kubera yuko uri gutekereza yuko wenda abantu bashobora kuzavuga ati ese biriya bintu nari gukora ni ibiki. Watinya uburyo abantu bazabibona. Hari n'ubundi bwoba ariko ushobora kuba bushamikiye ku cyo kintu. Umuntu agatinya ikintu wenda kivuga kubera atinya gufailinga, atinya gutsindwa. Ubwo n'ubwoba bujyanye no gutinya gufata risk, utinya gutsindwa. Ubwo nabwo n'ubwo bushobora kwigaragaza ndetse bukazitira abantu benshi kugera ku bintu byinshi. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu atinya cyangwa se agira ubwoba. Hari ubwoba noneho bujyanye n'inyamaswa. Ugasanga umuntu atinya tuvuge imbwa. N'urugero, iyo ahageze ahita atentemuka, agira ubwoba bwinshi. Cyangwa se umuntu agasanga atinya n'udusimba dutoya dushobora kuba nta n'icyo twamutwara. Ugasanga atinya agashishi cyangwa se urutozi, cyangwa se ugasanga umuntu atinya imbeba. Urabizi yuko iyo ikubonye ihita ihunga, ntabwo iri buze kugira ikigutwara. Ariko wayibona ugasanga ubuzima buri buze kugaruka ari uko yasohotse cyangwa se hashize amasaha menshi. Gutinya ibintu by'inyamaswa nabyo ni ibintu biri very common. Hari abantu batinya bitagangurirwa. Birumvikana ko hari n'ibyo ugomba gutinya mu by'ukuri ukabitinya kubera hari impamvu nyayo, nko gutinya inzoka. Gusa birazwi yuko ari ubwoba gutinya utunyamaswa duto, cyangwa se niyo yaba ari ubundi bwoko bw'ubwoba bukunze kugaragara ku bantu benshi cyane. Ikindi kintu nkunze kubona abantu bakunda gutinya
hari ubwoba abantu bakunda kugira bitewe n'ahantu bari, ugasanga umuntu atinya wenda ahantu harehare ntabwo ashobora kujya kuri etaje igihe ari ndende, cyangwa se atinya kunyura ku kiraro n'urugero, cyangwa se ukabona umuntu atinya kujya mu modoka cyangwa se kujya ahantu runaka bitewe n'uko hameze. ubwo nabwo bundi bukunda kugaragara. Ntabwo twavuga ibintu byose umuntu atinya kubera ko hari abantu baratandukanye bashobora gutinya ibintu bitandukanye. Yes, hanyuma hakaza n'ubundi bwoba bukunda kugaragara, nabwo bukunda kugaragara bukanateza n'indwara cyane z'ubwoba bijyanye no gutinya ibintu hafi ya byinshi muri rusange, hafi ya byose. Ugasanga utinya ko ushobora kuzarwara, cyangwa se ukabona niba usohotse ugiye mu rugo ukatinya ko udashobora kugaruka, urumva urimo uratekereza ko hari ikintu kibi gishobora kuzabaho. Ubwo nubwo ugasanga igihe hari ikintu gishya kibaye utarumenyereye, ugasanga ikintu gisa gikangukana ikintu kijyanye n'ubwoba bw'ibintu bibi bishobora kubaho. Yes, ubwo nabwo ukaba ari ubundi bwoba nabwo bukunze kubaho kenshi. Navuga yuko amoko y'ubwoba ari menshi. Umuntu ashobora gutinya kuvuga ikintu runaka akibwira umuntu, kuvuga ngo iyo arimo aravugana wenda n'umuntu umusumba n'urugero, ntabwo abasha kwiexprima, ntabwo abasha kuvuga ibintu ashaka kuvuga neza. Niba arimo aravugana urugero n'umuntu wambaye imyenda nk'iy'abofisiye cyangwa se abakora mu nzego runaka z'umutekano, ugasanga ahita agira ubwoba runaka. Ibyo ni ibintu bisanzwe tumenyereye. Icyo nshatse kuvuga ni uko umuntu ashobora gutinya ikintu icyo ari cyo cyose bitewe n'amateka ye cyangwa se n'ubuzima umuntu yaranyuzeho. Hari akantu runaka umuntu ashobora gutinya. Gusa ayo moko y'ubwoba ntabwo ari cyo kintu gifite akamaro cyane nshaka ko tuvuga, ahubwo ndashaka kugira ngo mvuge ese igihe umuntu yagize ubwoba nibe bintu bashobora gukora. Igihe umuntu afite ubwoba runaka nibe umuntu bashobora gukora kugira ngo abashe kurushaho kubutsinda. Ikintu kizwi neza ni uko ubwoba bushobora kukuzitira bukakubuza kugera ku bintu runaka. Urugero, niba utinya kuvugira imbere y'abantu urugero, hanyuma ukakenera kujya muri interview kandi uzi yuko uzakenera kuvugira imbere y'abantu bakubaza ibibazo, urumva ushobora gusanga utsinzwe interview nyinshi atari ukubera yuko udashoboye akazi, ahubwo ukubera yuko utabashije kwisobanura neza kubera ubwo wari wagize. Ugasanga umuntu agira ubwoba wenda mu ikizame kije, kumva yuko arimo arabazwa byo byonyine bita bikangura umubiri we, stress kazamuka agahangayika kubera ko yagize gutinya. Urumva yuko ubwoba ni kimwe mu bintu bishobora kuzitira umuntu. Even no mu buzima busanzwe, business, umuntu ashobora kugira ubwoba bwo gutinya gukora ikintu runaka cyari kumufasha gutera imbere. N'urugero, ku kazi ugatinya gukora ikintu kubera ko uvuga uti ningikora abantu baravuga bati, baratekereza ngo iki, baravuga ngo ni ibiki ndimo ndazana, ibintu nk'ibyo. Ibyo bitekerezo bikakuzitira gukora ikintu cyagufashije kwiga cyangwa gufashije gutera imbere. Muri relationships, mu mibanire n'abandi, mu rukundo, ugasanga umuntu urugero atinya gukundana n'urugero, icyo ni kimwe. Cyangwa se agatinya kuvuga ibibazo abibwira umuntu mukunze, kandi turabizi yuko kuvuga ibibazo byawe n'urugero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma relationship irushaho kuba strong. Umuntu atinya gutandukana n'umuntu, ugasanga abaye muri relationship, umubano uri kumugiraho ingaruka mbi, ugasanga ahora arwaye grippe kubera stress akora muri relationship, ariko ugasanga afite ubwoba bwo gutandukana. So ubwoba bwo ni kimwe mu bintu byanze bikunze bishobora kukugiraho ingaruka igihe utabimanaginze. Ese niki umuntu aba ashobora gukora kugira ngo ahangane n'ubwoba cyangwa se arwane nabyo? Ntabwo ndibuze kuvuga tips nyinshi umuntu ari buze gukoresha, ahubwo ndibuze gutanga nk'umurongo ngenderwaho bw'ibintu umuntu ashobora kwifashisha mu gihe arimo arahangana n'ubwoba. Gusa buri gihe bigomba kubanza guhera kumenya ubwoba ufite ubwo ari bwo. Ugomba kuba wabasha kubusobanura. Ese ni ikihe kintu ntinya kirimo kirambuza gukora ikintu runaka? Ese ni ikihe kintu ntari gukora nakabaye nkora kandi
kuba ntari kugikora biri kugirwamo n'uruhare. Impamvu icyo kibazo cya kabiri ari ingenzi kukibaza ni uko hari ubwo utinya ikintu ukakirinda, ugasanga wirinda gukora ikintu runaka uvuga uti ntabwo nshaka kugikora, ariko impamvu yishe inyuma ari ubwoba. Kwibaza ibibazo ukamenya ikintu utinya cyangwa se ikintu ufite ubwoba icyo ari cyo, icyo kintu cya mbere uba ukwiye kumenya. Tukiri mu kijyanye no kumenya ikintu utinya, ugomba kumenya impamvu gitinya, ndetse nta nubwo kuvuga ngo ni ukwibanda ku mpamvu mbi gusa, kuvuga uti ntinya ahantu hari udusimba kubera ko dushobora kundya, iyo ni impamvu nziza. Ni urugero kubera ko hari agasimba mu by'ukuri gashobora kukurya. Undi muntu ashobora ati ntinya iki ngiki kubera yuko ngikoze abantu bashobora kunseka. Iyo ni impamvu n'urugero ishobora gufasha gusobanura impamvu utinya ikintu. Ariko hari n'izindi mpamvu zishobora kuba zihishe. Ushobora kuba utinya ikintu kubera yuko nibwo buryo bwo kwiporoteja ufite. Ntinya gusohoka hanze nijoro kubera yuko haba hashobora kuba ibyago runaka. Kumenya impamvu utinya ibintu ni ingenzi. Kubera iki? Uhita wibaza ikibazo uti ese ubundi nkurikije izi mpamvu zihari, ubundi nkeneye kureka ubwoba nkabugabanya? Uzasanga ku bwoba bwinshi abantu bagira atari itegeko no kuba wabugabanya, ahubwo ushobora guti okay, nta kibazo, ubwo nkeneye no kubwongera. Gusa hari n'ubwo usanga bitewe n'impamvu ugira ubwoba, ugasanga ibyo urimo urahomba. Kuba ufite ubwoba, ibintu uhomba ugasanga ni byinshi kurusha ibintu wunguka. Ugasanga ese niba utinya imbeba, ni abantu bangahe imbeba zariye muri uno mwaka? Ariko ugasanga uraye ijoro ryose udasinziye kubera yuko watinye yuko wumvishe ko hari imbeba ishobora kukurya, ukayitinya. Ugasanga wishe akazi cyangwa se wamuye amafaranga runaka ku munsi ukurikiye kubera wari udasinziye, byaturutse ku bwo wari ufite. Niyo mpamvu rero ari n'ingenzi igihe ufite ubwoba utinya ikintu runaka, wamenye impamvu, kugerageza kureba niba mu by'ukuri ubwo bwoba ukeneye kugira ikintu buhinduraho. Ese ibyiza byo kugira ubwo bwoba ubundi birahari? Ese hari ibibi? Ibi byo bigomba kuba bihari, ariko se ibyiza byo ni ibihe? Ese ni byiza ko narwanya ubu bwoba nkaburwanya bugashira, cyangwa se mbugabanye mbugeze ku kigero runaka? Nk'umuntu utinya ikizamini ni urugero, iyo agitinya ashobora gukontorora ubwo bwoba ku buryo bimufasha kwitegura neza, ariko abugabanyije bwa bwoba akabukuraho, ukaba ushobora kugira ingaruka y'uko ikizame agica amazi, ugasanga aratsinzwe. n'urugero. Kwiga kureba rero niba hari ibyiza n'ibibi urimo urungukira cyangwa se urimo urahombera mu bwo ufite, ikintu by'ingenzi. Binagufasha gufata icyemezo, kugira motivation, kubera yuko tekinike imwe izwi neza yo kurwanya ubwoba ni ukugerageza gukora cya kintu utinya. Hari abantu babikora agahita avuga ati niba ntinya kujya muri esanse ndibuze kugenda nyigiyemo marimo amasaha 2 ntasohoka, n'urugero. Ariko hari n'undi muntu ushobora gutangira buhoro buhoro. Icyangombwa ni uko uba ugomba kubikora. So iyo udafite motivation cyangwa se udafite impamvu zivuga ziti zigushyigikira cyangwa se zigutera imbaraga zo kuvuga uti ikintu mu by'ukuri nkeneye kukirwanya, nkeneye guhangana n'ubu bwoba, icyo gihe birakugora, kubera yuko ubwoba ni kimwe mu bintu bituma udakora ikintu runaka. Ikintu cyose umuntu yanze gukora ashaka kugikora cyo bitewe n'ubwoba. Niyo mpamvu ntekereza ko buri muntu wese aba akwiye no kwiga kurwanya ubwoba, kubera yuko niba udatinya ikintu runaka hari ikindi kintu gutinya, kandi icyo kintu nugitinya byanze bikunze hari ibintu ushobora kuzahomba. Nubwo hari ibintu uzunguka of course, ariko hari byinshi ushobora kuzahomba. Iyo umaze gukora ibyo ngibyo rero, umaze kumenya impamvu ukeneye ibyo uri kungukira mu kugira ubwoba n'ibyo uri guhomba, bitumenya impamvu ukeneye kurwanya ubwoba n'ibyo ukeneye kuburwanya. Icyo gihe nibwo ushobora no gutangira kwiga gukora cya kintu utinya. Niba utinya kuvugira imbere y'abantu, ukiga gutangira kubivuga. Ushobora guhitamo kubivuga
gutangirira ahantu hari abantu benshi cyangwa se ugahitamo gutangirira mu cyumba cyawe, ukagenda ukajya kuvugira ku bantu bake cyangwa se imbere y'abantu babiri, cyangwa se ukajya kuvugira imbere y'abana bitewe n'aho ushaka gukora practice kugeza igihe bwaba buzarangirira. Navuga yuko kurwanya ubwoba ni kimwe mu bintu bya mbere bigoye kuko bisaba motivation, bisaba umurava, ariko byanze bikunze igihe hari ikintu cy'ingenzi ushaka kugeraho kandi hari ikintu uri gutinya, hari ubwoba bwakuzitiye, byanze bikunze uba ushobora kubona imbaraga n'ubushobozi bwo kubikora. Igihe wagerageje ukabona birimo biranga, ushobora gukoresha izindi tips nko gusoma ibitabo bifasha abantu kurwanya ubwoba, kureba umuprofessional, umuspsychologist akaba ashobora kugufasha guca muri steps cyangwa se no kwigisha technique zisumbuye wakoresha kugira ngo ufacing ibintu birimo gutera ubwoba. Hari ibintu byinshi ushobora gukora. Reka nizere yuko rero nibura izi steps mbashiye kuvuga zishobora kugufasha kugira ngo utsinde ibintu byagutera ubwoba ibyo ari byose. Icyo nifuza ni uko uba ushobora kuba wagera ku ntego zawe nta kintu na kimwe kiguhagaraye imbere, cyane cyane ubwoba butari bwo buguhagaraye imbere. Nishimiye yuko wabanye natwe muri ino video. Njye nitwa Gami, the psychologist.